Imana yo mu ijuru irashaka ngo dusenge. Yego. Irashaka ngo abantu basenge. Irashaka abakongomani basenge. Irashaka abanyarwanda dusenge. Irashaka abagande dusenge basenge. Irashaka abarundi basenge. Irashaka abantu bose bari hirya no hino abanteze amatwi n'abazumva n'abandi bahanuzi bari inyuma yanjye cyangwa n'abambanjirije musenge. Kubera yuko iyi si yugarijwe n'ibibazo. Yego. Iyi si yugarijwe n'akaga n'amakuba. Ariko nidukomeza gusenga Imana hari imirimo y'Imana izagaragara. N'amasengesho niko ameze. N'amasengesho ni nka mine iteze mu butaka. Ushobora gukandagira umuntu usenga ukibwira yuko ibintu wabirangije. Noneho mu yandi magambo ukumva nyine amasengesho araho yaramuturishije, sibyo? Yaramuturishije ku buryo ushobora gufatira ati nabonye ikintu cyo guhonyagura. Ariko mu gihe ukiri guhonyagura umuntu wasenze wajya kumva mine iraguturikanye. Amasengesho rero ntuzigere ukora ikosa ryo kumenyera umuntu usenga. Tumufatira mu giterane, twari twagiye muri conseil, turamufata turamusengera. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu amasengesho aramukiza. Ibi mbabwira n'ukuri. Amasengesho yakijije umugabo. Ndamutse nanamuvuze ntimwamumenya, yitwa Bariyanga. Icyo gihe mama yararimo arapfa. Hanyuma hari imbaraga zari zirimo zimusogota, zirimo zimutwara umutima. Hanyuma icyo gihe mama antumaho kwanza ni n'umuntu wari umpuruje, arambwira ati ariko nubwo wicaye ahutuje ariko mama wawe ari gupfa. Ndavuga nibyo bintu ntabwo bibaho. Ndirukanka ngezeyo nsanga koko mama arimo arapfa. Kubera yuko tudasenze inkota yarya abantu. Tudasenze abantu bapfa. Tudasenze imivurungano yaboneka. Tudasenze Satani yateza akaga n'amakuba. Tudasenze ntibyakigera bigenda ku murongo kandi Imana aramaze kubishyira ku murongo. Muri make Imana yamaze kubisetinga. Murambitseho ikiganza abadayimoni batangira kwivuga, batangira kwirukankira mu mutima. Reka mbabwira amakuru. Amasengesho uwo munsi uwo kuri iryo zuba rya saa sita bishyira saa saba amasengesho yanzuriye mama ndabibona binyuze mu gusenga gusa. Ntabwo rero kuba wansuzuguye ukabona nyine birakoroheye, kuba wantutse ukabona singusubije, kuba wambeshyeye ukabona sinireguye, kuba wangwanije ukabona singiye mu ngumi nawe, ntabwo bisobanura yuko icyo gihe ndi ikigoryi. Oya ntabwo bisobanuye ko ndi ikigoryi, ahubwo nasobanukiwe agaciro kuwo ndiwe, nsobanukirwa n'agaciro k'igihugu nkorera. Igihugu nitirirwa, umwambaro w'igihugu. Uko umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda adashobora kurya voka ngo arira voka mu muhanda yambaye uniform y'igihugu, niko nanjye igihugu cyanjye nkorera nyubahisha. Bituma mushobora kudufata nk'ibigoryi bikemera, mukadufata nk'injiji bigakunda, mwadukandamiza tugakandamirika, urumva, mwaturenganya tukarenganyika, mbega mwaducunaguza uko mubishaka tugacunagurika. Ariko burya igihe kizagera amasengesho abahagurukane abereke yuko burya nubwo byari bimeze kuri ariko mwari mwarakandagiye hejuru ya zamine. Imana yo mu ijuru irashaka ngo dusenge. Yego. Irashaka ngo abantu basenge. Irashaka abakongomani basenge. Irashaka abanyarwanda dusenge. Irashaka abagande dusenge basenge. Irashaka abarundi basenge. Irashaka abantu bose bari hirya no hino abanteze amatwi n'abazumva n'abandi bahanuzi bari inyuma yanjye cyangwa n'abambanjirije musenge. Kubera yuko iyi si yugarijwe n'ibibazo. Yego. Iyi si yugarijwe n'akaga n'amakuba. Ariko nidukomeza gusenga Imana hari imirimo y'Imana izagaragara. Hanyuma ngaruke kuri rikamba mfite ububasha kongera kurifata. Rusange banyumva duhuje ururimi rumwe ubwira abantu nukugira ngo twebwe dusenge kurigenera. Muri makeya nagiye gusobanura muri message kuko ni message ngari ndende ariko ndavuga mu bikeya. Icyo nshaka kubwira abantu nukugira ngo twebwe dusenge. Icyo nshaka kubwira abanyumva, icyo nshaka kubwira abanyarwanda muri rusange banyumva duhuje ururimi rumwe banteze amatwi. Ndagira ngo mbabwire ngo
twongere dusenge. Ibisimaze nari mvuze ngo nagira ngo mbabwire ngo twongere dusenge. Yewe nuko itavuga nk'abantu. Hari nyiri iryo kamba wamaze gutoranywa mu bwami bw'Imana. Aka kanya nagagaragara nta nubwo mumurebesha amaso, ariko ndashaka kubabwira ngo mwebwe muri kwiruka inyuma y'ibitari ibyanyu. Ntabwo Imana yabibageneye kuko bifite nyirabyo wamaze gutoranywa mu bwami bwayo. Hari uwo Imana yamaze gutoranya, hari uwo Imana yamaze kwemerera iryo kamba, hari uwo Imana yamaze kurihereza, hari uwo Imana yamaze kuryandikira. Rero mbwira abaryiruka inyuma, abarishakisha, abashaka aho bahanyura, abashaka aho imitego batega ku manywa na nijoro ngo bashaka kugera kuri iryo kamba, mbabwire ngo si iryanyu. Kwikamba ntacyo mvuga kuko ntacyo ndenzaho, ariko icyo genda kwibwirira abantu wenda dushingiye no kuri ubu butumwa bwa Solange. Ubutumwa bwa Solange murabizi ko kenshi uyu mudamu Solange ni umudamu ukunda kugaruka ku butumwa bw'amayerekwa Imana iba yamuhaye, ariko nanone akagaruka kenshi ahamagara abantu ngo nimuhaguruke dusenge. Ari nacyo kintu cyatumye mukunda no mu bihe byose muzi tumaze igihe dukorana mu ivugabutumwa. Nicyo namukundiye, nuko nasanze umwuka umurimo n'undimo ari umwe, kuko nanjye ibihe byinshi iteka ryose muzumva mbagezaho ubutumwa, muzumva kenshi mbabwira ngo nimuhaguruke dusenge. Ngira ngo murabizi ntabwo ari ngombwa ngo mbibutse ngo cyagiye narabivuze, oya, ahubwo murabizi ko ntagiye nabagezaho ubutumwa ngo mbure kubabwira ngo nimuhaguruke dusenge. Muragomba guhaguruka tugasenga, kubera yuko mu by'ukuri iki ni igihe cyo gusenga. Naho abarwanira ngo amakamba wa mugani, reka nkomeze niyumvire, nimukomeze murwane muzambwire, gusa ntimuzampeho. Zaryirukaho ariko ntaryo muzafata jyanwa, kubera yuko Imana itita ku gihagararo n'uburanga. Icyo ushobora gukora usenge, kubera yuko tudasenze inkota yarya abantu, tudasenze abantu bapfa, tudasenze imivurungano yaboneka, tudasenze Satani yateza akaga n'amakuba, tudasenze ntibyakigera bigenda ku murongo, kandi Imana yaramaze kubishyira ku murongo. Muri make Imana yamaze kubisetinga, ariko twebwe abana b'abantu tudasenze abantu bapfa. Tudasenze ibibazo byavuka. Nubwo gusenga abantu benshi babiteye umugeri, ariko burya gusenga bifite umumaro. Iyo dusenze igihugu kigira amahoro. Nubwo hari ababona yuko gusenga kwacu ntacyo bikimaze, ariko birakimaze. Mwaribeshye, mwarebye nabi, mwarebye birori Nyanza, mwarebye umurari. Gusenga birakimaze. Iki gihugu cyubakiye ku masengesho, cyubakiye ku buyobozi bufite icyerekezo kizima, bufite viziyo, bufite ubunararibonye, ariko bwose bushyigikiwe n'amasengesho. Ubwo rero ibyo abantu mwirwa muvuga ngo ariko se ngo ayo masengesho yanyu ngo harabona bonye, ngo none se ngo nkawe Solange ngo niba ngari wowe ngo uba wabibonye, ngo kubera iki ngo utafata umwanya ngo ubisengere? Ariko mwabaye mute mu by'ukuri? Wowe iyo ubivuze nka gutyo, iyo uvuze nka gutyo nyine umuntu ahita amenya uruhande uriho, ahita amenya ko inzira zasibamye. Ndasetse, bihita byumvikana ko inzira zasibamye kera cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyamara tudasenze amakuba n'ibyago byatwinjirana. Turamutse tudasenze, ndashaka kukubwiza ukuri, ingorane zahaguruka. Gusenga, nushaka gukinisha uzakinisha umuntu usenga, nushaka gusuzugura uzasuzugura umuntu usenga, kuko umunsi yakuvumbukanye uzamenya yuko wa muntu atarimo akora ubusa. Ariko mwabaye muti mureke dusenge. Komeza twibwirira.
enze ngo uyu murongo w'Imana ukomeze gukurikirwa, ukomeze gukurikizwa, uzashyirwe mu bikorwa uko Imana yawuteguye. Nitudasenga tukirara tukicarira tugatuza ngo tumeze neza, ndagira ngo mbabwire ngo nta kumera neza kubera iri kamba. Kubera iri kamba nimudasenga nta kumera neza. Ariko nimusenga tugafatikanya tugasenga, mwebwe muri mu kunyumva, nidushyira amavi yacu hasi tugasenga tukinginga Imana uko Imana yamaze kubisetinga mu murongo wayo, biragenda mpaka iri kamba ryinjiye ku mutwe y'uwo yamaze kuritega. Ubwo abankurikiye birukaga inyuma bitari ibyabo n'ababishakishaga bari bahagaze, kubera ko bariruka inyuma y'ibintu batazashaka, baragenza ikamba batazambara, barashakisha ikamba batahawe, kubera ko umugambi w'Imana urarishoreye. Haleluya! Umugambi w'Imana ushoreye iri kamba, nta wundi muntu uzarifata ngo byemere, ahubwo hagwa abantu. Ntawe, kuko Imana yamaze kwimika uw'iri kamba rigiye kwambikwa, uw'iri kamba rigiye kujya mu mutwe, yamaze gutoranywa mu bwami bw'Imana, yamaze kwemezwa n'ijuru, ariho ikimenyetso cyuko akwiriye kwambikwa iri kamba. Rero ngira abantu ngo twongere dusenge. Twasengeye byinshi, n'ubu turacyasenga, kandi uko twagiye tuboneka imbere y'Imana, ntabwo Imana yigeze idutererana, ntabwo Imana yadusize. Imana yaratwumvishe, hari ibyo Imana yahagaritse, hari ibyo yakuyeho, hari ibyo twaboneye ibimenyetso. N'uyu munsi Imana iracyaturwanirira, n'uyu munsi Imana iracyakomeje kutwimana. Rero Imana ikomeje kuturinda. Hanyuma ubwo Imana yagendereraga Yohana, mu gihe yerekwaga, yahabwaga ubutumwa bwari amatorero 7 yo muri Aziya, ubwo yari ari ku kirwa cy'Ipatmos, aho bari baramujugunye kugira ngo azahicirwe n'inzara, ahicirwe n'amasazi n'inyamaswa z'inkazi. Bikarangira mu by'ukuri bari bazi yuko bamutaye mu rupfu, ariko no mu rupfu bikarangira bigaragaye ko umuntu abasha kubaho. Ari ijambo yakunze kugarukaho kenshi rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Rero mw'abantu mwe, nukuri ibi bintu turabibabwira, twabibabwira ugasanga nyine ntabwo murimo murabisingira, ariko ndababwiza ukuri, erega ubundi gusenga nta nicyo bitwaye. Nukuri pe, none se gusenga ntacyo bitwaye pe. Murabizi ko umwaka washize twagiye dukora amasengesho menshi, ngira ngo murabizi ko twahuyemo inshuro zigeze kuri 2, duhurira ahantu hamwe dukora ariya masengesho, mu buryo bwo gusengera igihugu ndetse no gusengera abantu ku giti cyabo, ariko cyane cyane twabaga dufite intego yo gusengera igihugu n'abantu, ndetse byari ngombwa ko dusenga. Tunashimira cyane abantu twagiye tubana muri ayo masengesho, ndetse na mwene data sister Solange, mu by'ukuri Imana yagiye ikoresha ikamunyuzaho ubushobozi bwaho twagombaga kuba dukorera, kuko twarahakodeshaga, ariko mu by'ukuri amafaranga Imana yagiye imucira inzira irayamuha. Muri twe ntawuzi aho yavaga, ariko yavaga mu biganza by'Imana. Yemwe ndagira ngo mbabwire, nukuri ibintu byitwa gusenga, gusenga n'ubuzima, gusenga birakora, gusenga ntacyo bitwaye. Kandi nubwo mubona wenda ushobora kubinsuzugurana, ukabona nyine ntacyo bitwaye, ukabinkubitana ukabona ntacyo ngutwaye, ukaba ushobora kubimbesherana ukabona ntacyo bitwaye, ariko burya gusenga birakora. Ndakubwiza ukuri, nta kintu bitwaye, kuko ubundi gusenga, amasengesho ni ndayita ngo iki se? Amasengesho ndibuze kuyita intwaro, ya ntwaro, ariko ya ntwaro kirimbuzi, nishaka nyite mine. Ubundi mine
mine nizo ugenda ugasanga baragiye bazivumbika hasi gutyo ukuntu iyo bazitega mu itaka ariko ntibazishyire kure. No kuvuga ngo barazitega bakazitega mu nzira ariko bakazirenzaho agataka gatoya cyane, ku buryo rero mine ushobora kuyikandagiraho ukagira ngo wenda ni akantu gasanzwe, none ukaba ushobora no kwegezaho ikirenge ugira ngo ujye kureba ngo ikintu nkandagiyeho ni igiki. Kimwe nuko ushobora no kujya kunama uvuga utariko iki kintu mbona ni igiki nkandagiyeho, ariko kwibeshya gatoya winyeganyeza ikagushwanyuza n'umutsi n'iraso n'igufi kabishwanyuza. Kubera ihe mpamvu ni mine nyine irateze. Hanyuma rero n'amasengesho niko ameze. N'amasengesho ni nka mine iteze mu butaka. Ushobora gukandagira umuntu usenga ukibwira yuko ibintu wabirangije, noneho mu yandi magambo ukumva nyine amasengesho araho yaramuturishije, sibyo? Yaramuturishije ku buryo ushobora gufatira ati nabonye ikintu cyo guhonyagura, ariko mu gihe ukiri guhonyagura umuntu wasenze wajya kumva mine iraguturikanye. Amasengesho rero ntuzigere ukora ikosa ryo kumenyera umuntu usenga. Ni nayo mpamvu iyo tubwiye abantu ngo muhaguruke dusenge, ntabwo tuba tugize ngo mu by'ukuri tubakoreshe siporo, kuko nta siporo ziba mu masengesho. Cyakoze reka nkubwire, nanone ukeneye ahantu ho kwitoreza hanyaho, ukeneye ahantu ho kugororera ingingo, uzitoreze mu masengesho, kuko umuntu witoza akitoza asenga atandukanye n'umuntu wagiye mu myitozo yo muri gym, atandukanye n'umuntu wirukanse mu muhanda. Umuntu wirukanse mu muhanda acyura ibyunzwe, ariko umuntu wirukanse mu masengesho uko byagenda uko kose igihe asenga agasenga kiranutse acyura ikintu gifatika. Reka nkubwire, wabona umuntu wasenze ameze nk'ivu rihoze, ariko ukaba ushobora kuryibeshyaho ukarisira ibanga ugira ngo ni itaka nk'irindi. Oya, ni umuriro. Nubwo usa naho uvumbitse, nubwo usa naho, nubwo iri vu risa naho ryahoze, ariko ni ivu ryotsa. Rero sigaho gukora ikosa ryo kumenyera umuntu usenga. Nyuma rero amasengesho ubundi umuntu uzi neza agaciro kayo, ubundi amasengesho ni ubuzima, hanyuma gusenga ni imibereho. Niba ukeneye kugira imibereho, hindura, mbega fata amasengesho yahindura inshuti. Kandi niba ukeneye ubuzima uzafata amasengesho yahindura inshuti. Atariko ibyo bintu byanyu byitwa gusenga ni ibiki? Reka nkubwire, twebwe ntabwo tuvuga amakuru yo mu Bisirayeli gusa, ahubwo tuvuga amakuru twebwe ubwacu twabonye. Ubwacu dufite amakuru afatika y'uburyo gusenga kwazuye abantu bari bapfuye ariko tukababona babaho. Ubwacu dufite amakuru y'uburyo twabonye amasengesho yonyine, nta kinini, nta muti, mbega nta nkoko y'ibara rimwe, nta hene y'ibara rimwe. Amasengesho agahumura umuntu waruhumye, amasengesho akavugisha umuntu utavugaga, amasengesho aherutse gukiza umuntu indwara yo mu mutwe, ibyo muzi nk'ibisazi, ageze ku rwego rwo guca mu myenge y'amabati. Ibyo mbabwira ni amakuru y'ibyo niboneye. Hanyuma amasengesho aramukiza. Amasengesho yaramukijije, tumufatira mu giterane. Twari twagiye muri konseri, turamufata, turamusengera. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, amasengesho aramukiza. Ibi mbabwira ni ukuri. Amasengesho yakijije umugabo, ndamutse nanamuvuze ntimwamumenya, yitwa Bariyanga. Aya masengesho amukiza tumufatiye mu giterane. Hanyuma nanone twari turi muri konseri yivuga butumwa. Uyu mugabo rero ngo yari yararogewe i Kigali, amaze kurogerwa i Kigali, hanyuma ngo uyu mugabo amanuka ahita yegura matera. Hanyuma yaratubwiye, amaze gukira aratubwira ngo we yagenderaga ku makoma, ngo yatashye yiruka na matera ye ngo yanyuraga hejuru y'amakoma y'insina. Hanyuma ngo nuko yisanze mu giturage iwacu. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Hanyuma rero nituvuga gusenga ntimukumve yuko ari ibintu byo gukora ubusa. Oya, amasengesho afite imbaraga. Ariko mwabaye mute? Amasengesho atuzuriye abantu turimo turareba. Jewe ubwanjye ndi umugabo wo kubihamya. Ku manywa y'ihangwe amasengesho yanzuriye mama.
mpamagara Imana yo mu ijuru, ndayihamagara nti papa nyemerera ungarurire mama. Icyo gihe mama yari arimo arapfa, hanyuma hari imbaraga zari zirimo zimusogota, zirimo zimutwara umutima. Hanyuma icyo gihe mama antumaho, kwanza ni n'umuntu wari umpuruje, arambwira ati ariko nubwo wicaye aho utuje ariko mama wawe ari gupfa. Ndavuga ibyo bintu ntabwo bibaho. Ndirukanka ngezeyo nsanga koko mama arimo arapfa. Murambitseho ikiganza, abadayimoni batangira kwivuga, batangira kwirukankira mu mutima. Reka mbabwire amakuru. Amasengesho uwo munsi uwo, kuri iryo zuba rya saa sita bishyira saa saba, amasengesho yanzuriye mama ndabibona binyuze mu gusenga gusa. Nta muti, nta kinini, mbega nta maraso yamenetse ngo umuntu ngo atangirwe igitambo. Yaraje yongeye gufatwa saa saba za nijoro, ariko bigeze saa saba za nijoro nanone turasenga nyamuneka we, twarasenze kwa kweli, twarasenze. Imana iramuzura imubeshaho. Izi ni imbaraga z'amasengesho. Ubundi mwahagurutse tugasenga bibatwaye iki? Gusenga none se bibatwaye iki? Iyo dusenze igihugu kirabohoka, iyo dusenze igihugu kigira amahoro, iyo dusenze abayobozi b'igihugu, guverinoma z'ibihugu turimo nazo ziroroherwa, kuko amasengesho ahinduka nk'amavuta. Amasengesho ahinduka nk'amavuta, nka kumufata imodoka ukayishyiramo amavuta, ibyuma bitanyereraga bikanyerera. Iyo uyoboye itorero ariko ririmo abantu watoje gusenga, mbega ntabwo uyobora, ahubwo byijyanamo. Kubera iyihe mpamvu? Amasengesho ahinduka nk'amavuta abasha gutuma ibyuma binyerera, bigakoranaho mu buryo bworoshye, hanyuma ibintu ntibibe mekanika, ahubwo bikaba automatic. Ubundi ibintu birikora. Ariko ubundi mwabaye iki? None se gusenga bibatwaye iki? Oya reka bya birokore ngo bya nta kigenda, ntabwo turi ba nta kigenda. Ngo bya bisazi ngo byirirwa bimoka ngo biboroga ngo bya birokore ngo bya feke ngo biki. Ibyo bintu mubikura hehe mu byukuri? Ntabwo turi ba feke, turasobanutse. Kuba dusenga ntabwo bitugira ba feke, ntibitugira ba pirate, turi ba original, turatekereza, dufite mu mitwe. Ahubwo nuko twasobanukiwe agaciro k'amasengesho. Ntabwo rero kuba wansuzuguye ukabona nyine birakoroheye, kuba wantutse ukabona singusubije, kuba wambeshyeye ukabona sinireguye, kuba wangwanije ukabona singiye mu ngumi nawe, ntabwo bisobanura yuko icyo gihe ndi ikigoryi. Oya ntabwo bisobanuye ko ndi ikigoryi, ahubwo nasobanukiwe agaciro k'uwo ndi we, nsobanukirwa n'agaciro k'igihugu nkorera. Igihugu nitirirwa, umwambaro w'igihugu. Uko umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda adashobora kurya voka ngo arira voka mu muhanda yambaye uniform y'igihugu, niko nanjye igihugu cyanjye nkorera nyubahisha. Niyo mpamvu ushobora kunkorera ibibi byose nkakwihorera, niyo mpamvu ushobora kunyambura nkakwihorera. Ubu dufite abantu batwambuye turabihorera, ubu dufite abantu badukoreye ubugome turabihorera, dufite abantu baduhemukiye ku buryo budasanzwe turabihorera, kubera ko twasobanukiwe agaciro k'igihugu tujyamo. Ntabwo umusirikare w'igihugu wamubona arimo agenda anywa ubushera mu muhanda, arimo agenda arya irindazi mu muhanda, kubera ko yabasuzuguje igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu. Natwe kubera agaciro kacu n'igihugu ndetse n'uyoboye icyo gihugu, bituma mushobora kudufata nk'ibigoryi bikemera, mukadufata nk'injiji bigakunda, mwadukandamiza tugakandamirika, urumva, mwaturenganya tukarenganyika, mbega mwaducunaguza uko mubishaka tugacunagurika. Ariko burya igihe kizagera amasengesho abahagurukane abereke yuko burya nubwo byari bimeze kuri, ariko mwari mwarakandagiye hejuru ya za mina. Nari ndimo nihamagarira abantu ngo bakunda gusenga ngo muhaguruke dusenge. Murakoze cyane, murakarama, ndabakunda. Mugire ibihe byiza.